Mwiriweho neza mwese bakunze ibiganiro byacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku kiganiro kivuga ngo ni iki kigaragaza ko abaragurisha inyenyeri babonye itari inyenyeri isanzwe ahubwo yari ikimenyetso. Twongere tunibaze ngo niba yari ikimenyetso se iyo nyenyeri yari yoherejwe n'Imana cyangwa yari yoherejwe na Satani. Ese iyo nyenyeri yayoboye abo banyabwenge imaze kubageza kuri Yesu byagenze bite? Reka turebere hamwe inkuru iboneka muri Matayo igice cya 2 cyose kiradusobanurira ibyo bibazo twibazaga. Hari abagabo babiri baje baturutse iburasirazuba. Ni abantu baragurishaga inyenyeri, bavugaga ko bashobora kwitegereza aho inyenyeri ziherereye bakamenya ibizaba mu buzima bw'abantu. Igihe bari iwabo iburasirazuba babonye inyenyeri maze barayikurikira. Bakoze urugendo rw'ibirometero byinshi, iyo nyenyeri bageze i Yerusalemu aho kubajyana i Betelehemu. Igihe abo bagabo baragurisha inyenyeri bageraga i Yerusalemu, barababajije bati umwami w'Abayuda wavutse ari hehe ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba none tukaba tuje kumuramya? Reka umwami Herode ngo yumve ayo magambo. Abyumvise ahagarika umutima, bimubuza amahwemo ndetse n'ab'i Yerusalemu bose. Nibwo yateranyaga abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwoko bwose, atangira kubabaza aho Kristo azavukira ahariho. Nabo nibwo bamusubizaga baramubwira bati ni Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya. Niko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda nturi umujyi muto cyane kurusha iyindi mu butware bw'Ubuyuda, kuko muri wowe hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bwa Isiraheli. Maze umwami Herode wari ku ngoma icyo gihe Yesu avuka, atumiza mu ibanga rikomeye b'abanyabwenge baragurisha inyenyeri, abasobanuza neza igihe baboneye iyo nyenyeri. Maze nibwo yoherezaga b'abanyabwenge abohereza i Betelehemu, arababwira ati nimugende mushakishe uwo mwana mwitonze mumenye aho yavukiye. Nimumara kumenya aho yavukiye, nimumara kumubona muzaze mubimenyeshe kugira ngo nanjye njye kumuramya. Bamaze kumva amagambo umwami Herode ababwiye, bafata nzira baragenda. Ya nyenyeri bari babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irabayobora maze ibageza hejuru neza y'aho uwo mwana yari ari. Ihageze irahagarara. Babonye ko ya nyenyeri ihagaze nibwo bishimaga cyane, kuko bari bamenye ko bageze aho bashakaga kugera. Nuko maze binjira mu nzu, babona umwana ari kumwe na nyina Mariya, bikubita hasi barabaramya. Hanyuma bakora mu mpamba zabo, bakuramo ubutunzi bari bafite, bamuha impano. Mu mpano bamuhaye harimo zahabu, ububani ndetse n'ishangi. Igihe babagabo bari bayobowe n'inyenyeri bari bari mu rugendo bajya kureba aho umwana Yesu yavukiye, baje kuruhuka barasinzira. Igihe bari basinziriye, Imana yababonekeye mu nzozi, ibaburiza mu nzozi gusubira kwa Herode. Igihe bafataga urugendo rero basubiye mu gihugu cy'iwabo, ntibongeye kunyura ya nzira ngo bagere kwa Herode, ahubwo banyuze indi nzira. Herode arabategereza arababura. Bamaze kugenda, umumarayika w'Imana abonekera Yosefu mu nzozi, aramubwira ati haguruka ufate umwana na nyina muhunge, muhungire muri Egiputa, mugumeyo kugeza igihe nzababwirira, kuko umwami Herode ari gushaka uyu mwana ngo amwice. Nuko nibwo yahagurukaga afata umwana na nyina muri iryo joro, barahunga bahungira muri Egiputa. Bagumyeyo kugeza igihe Herode yapfiriye, kugira ngo iby'Imana yavuze binyuze ku muhanuzi ngo nahamagaye umwana wanjye ngo ave muri Egiputa bisohore. Uzi icyakurikiyeho se? Herode yabonye ko babagabo baragurisha inyenyeri yatumye batagarutse kumubwira, bamubeshye. Nibwo yatumagaho yohereza abana arababwira ngo bagende bica abana bose b'abahungu b'i Betelehemu no mu turere twaho twose tuhakikije, baba bafite imyaka 2 ndetse n'abatarayigezaho. Ibyo yabibaza agendeye kuri babagabo baragurisha inyenyeri igihe bari bamubwiye, kuko yari yabasobanuje neza. Nuko ibyo byari bibaye, byasohoje amagambo yavuzwe binyuze ku muhanuzi Yeremiya, amagambo agira ati ijwi ryo kurira no kuboroga cyane ryumvikaniye i Rama, ni Rasheli waririraga abana be kandi yanze guhumurizwa kubera ko bari batakiriho. Nuko igihe cyarageze, umwami Herode aratanga aza gupfa. Maze marayika w'Imana
abonekera Yozefu mu nzozi bakiri muri Egiputa. Aramubwira ati haguruka ufate umwana na nyina musubire mu gihugu cya Isiraheli kuko abahigaga ubugingo bw'umwana bapfuye. Nuko Yozefu arahaguruka afata umwana na nyina basubira mu gihugu cya Isiraheli. Igihe bagendaga Yozefu yumvisha amakuru y'uko Arikelayo ari we wabaye umwami mu cyimbo cya se Herode. Nibwo yatinyaga agira ubwoba bwo gukomeza kujyayo. Ariko Imana irongera amubonekera mu nzozi iramuburira imubwira ko ntacyo umwana azaba. Nibwo yafataga urugendo baragenda baza kugera mu karere ka Galilaya. Atura mu mujyi witwa i Nazareti kugira ngo ibyavuzwe binyuze ku bahanuzi bisohore ngo azitwa Umunyanazareti. Urakoze kuba wabanye nanjye muri iki kiganiro, tukaba tugeze ku musozo wacyo. Ese wabashije gusobanukirwa bya bibazo twatangiye twibaza? Wabonye niba inyenyeri yayoboye abagabo b'abanyabwenge yari iturutse ku Mana cyangwa kuri Satani? Wibuke ko igice cya Matayo kigitangira cyavuze ko inyenyeri yabayobeje aho kugira ngo ibajyane aho umwana Yesu yavukiye, ahubwo ikabajyana ku mwami Herode. Nyuma nibwo Imana yaje kubonekera ba bagabo b'abanyabwenge ibabwira ko badakwiye gusubira ku mwami Herode, ahubwo bakwiye guhindura indi nzira bataha. None se wabonye ko ya nyenyeri cyari ikimenyetso kuko yageze aho umwana Yesu ari yavukiye igahagarara? Wiyumviye neza n'ibyakurikiyeho ubwo abagabo bamaraga gutaha, ibyabaye ku bana bose b'abahungu bavutse muri icyo gihe.